Itegeko nimero 41 akarongo 2013 ryo kuwa 16 Kamena 2013 rishyiraho komisiyo y'igihugu y'itorero nike mu magambo ahinnye y'icyongereza rikagena inshingano imiterere n'imikorere yabyo. Komisiyo y'igihugu y'itorero ifite intego rusange yo kubaka umunyarwanda ukunda igihugu ufite indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda kandi ufite umuco w'ubutore. Mu ngingo ya kabiri y'iri tegeko basobanura ko itorero ari urubuga rutorezwamo abanyarwanda kugira imyumvire y'indangagaciro na kirazira basangiye mu mibanire yabo, gukunda igihugu no kugiteza imbere. Naho intore igasobanurwa nk'umuntu watojwe kandi wimakaza indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda. Mu itegeko nimero 41/2013 ryo kuwa 16 Kamena 2013 rishyiraho komisiyo y'igihugu y'itorero rikagena imikorere n'imiterere yabyo, riteganya urugerero kandi rigaha komisiyo y'igihugu y'itorero gutegura no gukurikirana ibikorwa by'urugerero. Ni muri urwo rwego komisiyo y'igihugu y'itorero kuva mu mwaka w'2013 yatangije urugerero ku rubyiruko rurangije umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye. Icyiciro cya mbere gisozwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame tariki ya 15 z'ukwezi kwa 8 2013. Umuhango wabereye kuri Petit Stade Amahoro i Remera. Kugira ngo ibikorwa by'intore ku rugerero byongererwe imbaraga mu gukemura ibibazo bibangamiye abaturarwanda, guhera mu mwaka wa 2017 komisiyo y'igihugu y'itorero n'abafatanyabikorwa bayo bategura urugerero ruciye ingando rukitabirwa n'intore zabaye indashyikirwa ku rugerero rw'umudugudu rw'Inkomezabigwi, nk'uko byemejwe mu nama y'igihugu y'umushyikirano mu 2017. Urugerero ruciye ingando rwabaye umuhigo wa komisiyo y'igihugu y'itorero. Mu kwimura ingamba nyakubahwa Perezida wa Repubulika tugeze igihe cyo gukora urugerero, aho twiyemeje ko guhera mu kwa 5 ikibazo kiri mu gihugu cyakorwa n'imbaraga z'urubyiruko, tuzajya tujyayo dutureyo. Urugerero rukambitse twubake amahema, ikibazo gihari tubave tukirangije tutakirangiza ntidutahe, batugemurire tukicareho dukoresha amaboko, ibibazo bikomereye u Rwanda byakemurwa n'amaboko y'abana b'Abanyarwanda tubirangize. Uyu muhigo ukaba ari wo washingiweho hafatwa umwanzuro wa 8 w'inama y'igihugu y'umushyikirano mu mwaka wa 2017. Uyu mwanzuro ukaba ari wo washyizeho gahunda y'urugerero ruciye ingando kugira ngo urubyiruko rurusheho gukora imirimo ruri hamwe. Urugerero ruciye ingando kandi rugenwa muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 yo kuva mu mwaka wa 2017 kugeza mu mwaka wa 2024, nk'uko ibisobanura mu ngingo yayo y'107 ivuga ko hazongerwa imbaraga mu guteza imbere umuco wo guharanira ukwigira mu Banyarwanda, gukorera hamwe no kwishakamo ibisubizo bahura nabyo. Iyo ngingo kandi ikomeza ivuga ko muri urwo rwego gahunda y'urugerero ikurikiranwa n'itorero ry'igihugu izongerwamo imbaraga. Urugerero ruciye ingando rwatangiye muri 2017, rukorerwa ku rwego rw'igihugu mu karere ka Burera, rwitabirwa n'intore 416 zihagarariye imirenge 416 igize igihugu cyacu. Mu mwaka wa 2018 urugerero ruciye ingando rwabereye ku rwego rwa buri ntara n'umujyi wa Kigali, rwitabirwa n'intore buri imwe muri buri kagari. Naho 2019 urugerero ruciye ingando rwabereye ku rwego rwa buri karere n'umujyi wa Kigali. Kuva tariki ya 12 Gicurasi
kugeza tariki ya 22 Kamena 2019. Rwitabirwa n'intore 8,265 zaturutse muri buri mudugudu, bose baciye ingando mu byanya 27. Ubwo urugerero rwatangizwaga ku mugaragaro, izi ntore zarahize zihigira imbere y'Abanyarwanda, imbere y'abatoza bose muri rusange, ko zizesa iyo mihigo. Nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu akaba n'umutoza mukuru Professeur Shyaka Anastase niwe wayoboye uyu muhango wo gutuma izi ntore ku rugerero. Ikinyarwanda baravuga ngo aho imfura zisezeraniye niho zihurira. Imihigo simwe mwayikoreye, rero nagira ngo ari izi ntore ziri hano, hari n'iziri ahandi. Umunsi nk'uyu, umunsi tuzajya gusoza urugerero, tuzongera tugire dute twisuzume iriya mihigo mwatumurikiye twemeye, ye kuba imihigo yo muri ruriya rupapuro. Ndagira ngo rero mwantore mwe muri uru rugerero, muhaguruke muhagarare mukomere ku mihigo yanyu. Mu gihe gisaga ukwezi, intore z'inkomezabigwi zamaze mu bikorwa by'ubwitange ku rugerero rucingando mu mwaka wa 2019, nazo zagaragaje ko ari intingingwa ku murimo. Bubakira abatishoboye inzu zo guturwamo n'ibyangombwa byazo, bubaka ibikoni, ubwiherero, udutanda tw'amasahane, uturimo tw'igikoni, bahanga imihanda y'imigenderano ndetse banasana imihanda yangiritse. Izi ntore kandi zifatanyije n'abatoza b'itorero ry'umudugudu banogeje imikorere y'amasibo n'ingamba z'intore. Kugira ngo ibi bikorwa by'intore ku rugerero bigende neza ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rwa buri cyanya, hari hateganijwe icyumba cyari gishinzwe kwegeranya no gukusanya amakuru ku buzima n'ibikorwa by'intore. Iki cyumba kikaba cyariswe JOC, Joint Operation Center. Ahabaga hagaragaye imbogamizi, iri tsinda rigafatanya n'izindi nzego mu rwego rwo gushaka igisubizo. Ngibyo ibyatumye intore ku rugerero rucingando zihorana ubuzima buzira umuze, bakita ku murimo, ari nabyo byatumye bagera ku musaruro ushimishije ku rwego rukomeye, ku buryo aho intore inyuze hose ibishimirwa. Bana b'u Rwanda, Imana ibaha umugisha kandi uwabatoje azahore ku isonga. Murakoze. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru, ni uko ntawe ureba mu mutima. Ntago wagira ubuyobozi, ubu maze kubibona yuko nta n'uwapfa gupfa rwose. Ibi bikorwa byarandenze, byarenze ubwenge bwanjye, ko narabyishimiye cyane. Ubu rwose ibyishimo byansaze wese, ko noneho umubyeyi wanjye Paul Kagame yanyibutse, nkamushimira yuko yamaye n'ingabo z'igihugu. Nkaba numva nezerewe, nduhutse umutima wanjye, nkaba numva ibinezero byose byansaze, kandi nkaba ndeba nuko mungana, nkumva rwose ndishimye cyane uko umubyeyi yagiriye neza. Tariki ya 23 Kamena 2019 nibwo hasojwe urugerero rucingando rwa 2019. Igitaramo kizihirizwa mu karere ka Gasabo mu cyanya cya Rusororo. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu ari nawe watumye izi ntore ubwo zimbikaga mu bikorwa, ni nawe wari umushyitsi mukuru muri uyu muhango. Akaba yarashimiye intore uburyo zagaragaje ubwitange ntagereranywa ku rugerero. Muri make ntibimanye amaboko. Itorero ry'u Rwanda ni umutima w'igihugu, kandi urugerero ni umutima w'itorero. Ubwo rero urugerero ruri ku ndiba y'ibisubizo biri ku mutima w'igihugu cyacu. Niyo mpamvu iki gikorwa ari cyo kwishimira. Nibwo bwa mbere kuva umutoza w'ikirenga yatugarurira itorero, no kuva itorero ryatangira gutegura urugerero rucingando, nibwo bwa mbere tugize ibyanya by'itorero hafi mu turere twose tw'igihugu. Iyo ni intambwe ikomeye. Niyo mpamvu uru rugerero rw'uyu mwaka 2019 rwanagaragayemo n'inka y'ubumanzi. Ni urugero rw'ibishoboka tubyishatsemo nk'ibisubizo by'ibibazo dufite. Ni urugero ry'itorero dushobora kubaka rigakomera. Ni urugero rw'uko twahuza itorero n'ubuzima bw'Abanyarwanda
n'uko itorero binyuze mu rugerero ryaba igisubizo cy'ibyo bibazo, ikaba n'umusemburo w'umunyarwanda wuzuye. Uyu muhango kandi waranzwe n'igikorwa cyo guhemba indashyikirwa zagaragaje ibikorwa bihiga ibindi. Indongozi muri izo ndashyikirwa ihabwa inka y'ubumanzi, itaha mu ntara y'Amajyepfo mu Besamihigo ba Kamonyi. Yakiriwe n'umutware w'intore z'Abesamihigo akaba n'umuyobozi w'akarere ka Kamonyi, Madamu Kayitesi Alice, wagaragaje ubudashyikirwa mu kwita ku ntore z'inkomezabigwi zo mu Besamihigo zari ziciye ingando mu cyanya cya Kayenzi. Akaba kandi yaragaragiwe n'abatoza b'intore ku rugerero ndetse n'intore zabaye indashyikirwa ku rugerero ruciye ingando. Muze itwe inzobe nkanda kandi kandagira nkabigera, mbonwa kanihira buhiva kabuze impundu nkunda bagenza agatamba inganji. Igira ni yayo igitare gitaramana na perezida ku murwa, ndayikunda incamihiga inka ya Rugina. Bayambitse ibitako, bayihaye n'imitamirizo ngo itahe yakaneza ku masonga. Burya niyo yakabuwe n'ishema imanura amabendera y'ababiri gisumbira ku Ruyenzi Nyarubuga zirataha. Ay'ubumanzi yiraje, aho ijya aho itaha harangwa n'umutwe w'itorero ukora mu ruge inkokora zombi zigakomana, hanyuma yarangurura intore zikamusanga. U Rwanda wagira ikibazo agashaka igisubizo kandi kigafata. Iyi nka y'ubumanzi rero uko mwabyumvise, abahatanye barimo ba Ruzirabwoba, barimo ba Munyinya, barimo ba Nkusi, barimo ingabo zifite ibigango koko, ariko hari ingabo yafashe iya mbere rugikubita. Mu gihe twateguraga urugerero, murabyibuka, hari aho twagize turatsikira dushaka kugira urugerero ruciye ingando mu turere twose. Dukomanze ku mifuka ibikoroto birabura, abanyabwoba baratitira, abasubira inyuma baragenda. Hari abo twagaruye bagiye kujya muri Nyabarongo, ariko havamo umutwe w'intore ati urugamba na rurwana. Murabyibuka ko twahuriye ku ikoranabuhanga, ati nyamara ngewe icyo kibazo mufitiye ubwoba jye narakirangije, ati itorero rirashoboka, ati kandi igisubizo mfite ni igisubizo cy'u Rwanda. Ubwo Ruzirabwoba w'Agatsibo yaritaye mu gutwi, buracya ahuza imitwe y'intore, umushinga urafata, urugerero ku byanya byo mu turere twose rurakunda. Niyo mpamvu rero uwo mutware w'ingabo, uwo mutwe w'intore ukwiye iyi nka y'ubumanzi nta wundi ni Ndabaga, n'uwo mu Besamihigo ba Kamonyi, niwo wikwiye rwose. Igira murumuna wayo nkwerere imirindi miremire ya Rusangwa n'imihigo, igira urugo ririmbana ku ishyamba, igira n'urwo irimbana ku rugendo, urundi nturwa ababyeyi wanjye riwe rutabura n'ubwiza yabwimariye ku mubiri, ikiziranga zirahinduye zirahiga. Ngibyo rero ibyaranze urugerero ruciye ingando. Turashimira intore z'u Rwanda ndetse n'abatoza bakomeje kugaragaza ubudashyikirwa ndetse no kubaka umuco mwiza wo gukunda igihugu mu Banyarwanda, kandi mukomerezaho kuko umuhate wanyu ntabwo ari uw'ubusa. Twizeye ko urugerero ruciye ingando rw'umwaka w'ibihumbi 2020 narwo ruzagenda neza kurusha uko ingerero zabanje zagenze. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana y'u Rwanda ibarebe icyoroshye. Njye na Valens tuzasubira ubutaha. Iyo ukurikije impanuro z'umutoza w'ikirenga, ntabwo Abanyarwanda turera abajeyi, ntabwo duteta, kuko dufite amateka atatwemerera kujya muri uwo murongo. Rero umwana w'umunyarwanda yaba uri kuri segonda